Usuje kandi nongeye kuguha ikaze hano kuri NGS Empire. Niba ari ubwa mbere tubanye emera kudukandira subscribe kugira ngo tujye tubana mu mavideo menshi nyine tuba twaguteguriye amavideo akungura ubumenyi bwinshi ushobora kwifashisha mu bumenyi rusange. So uyu munsi ngiye kukwereka uburyo ushobora kweditingira ifoto yawe mu buryo bwiza cyane kandi bugezweho kandi ukoresheje telefone yawe. Indi ukoresha ni telefone. Wenda naguha urugero, reka manze nkwereka amafoto hano mfite. Yes, urabona nk'iyi foto. So uyibona ukuntu imeze, urabona ni ifoto isanzwe na foto ahantu sanzwe, ariko reka nkwereke maze kuyikorera edit. Maze kuyikorera edit yayo, dore ngiyi, dore edit yayo. Urabona ko hari ifoto nziza ushobora kuvuga ati si ifoto. Urabona na kwa kundi ushobora guhisha background. So natinze rero, reka nkwereke uburyo ubigenza. Icyambere ufungura data zawe ukajya muri App Store ya telefone yawe. Icyambere ugomba ukaza ushakira application, downloadingira ama application. So ushobora kuza ukaza muri Play Store ukandikamo InShoot. Benshi murayizi program. Muzi ko ari program ishobora ku editing ama video ariko n'amafoto ibikora neza. InShoot muri aya magambo sorry gato gutya. InShoot dore rero ni iyi ngiyi ya kabiri. Iyi ngiyi ndimo ngozaho cursor niyo ushobora kuza ukadownloadinga. Nyina narayidownloadinze, utarayidownloadinga yamara kujya muri telefone yawe azishake nyine muri program zisanzwe. Dore ngiyi ngewe yagezemo, murayibona. Urazifungure uraza kugera ahangaha ameze gutya kuri program kuri eshatu. Hari video, hari photo, hari college. Hango ushaka kweditinga video, hango ushaka kweditinga amafoto. Hanga college ni kwa kundi ushaka kugira amafoto atatakaza asa naho ateganya 1 2 3. So wenda tuvuge ko ari ifoto ushaka kweditinga. Ifoto nziza ushaka kweditinga, ushobora kuyihindurira background. Ushobora kuba wayihindurira inyuma ukayitereka ahandi hantu, cyangwa se ukayihindura kara y'inyuma ko kundi amafoto ubona bayafotoreye nko ku gitambaro cy'umweru se ubururu gutyo. Byose nibyo ngiye kukwereka. So uraza ufungura hanga handitse photo. Then manze wa login. Icyambere uri buze kureba ya foto ushaka kweditinga. Uze hano nyine iyo umaze kuklikara handitse foto bahita kugeza muri galeri yawe. Minis wenda tubene iyi foto ushaka kweditinga. Simuri kuyibona mwese neza. Ni iyi ngiyi ushaka kweditinga. So hano kuri InShoot rero baba bafite amatools menshi ushobora gukoresha. Dore ngaya hano hasi ndimo nkirikaho. Ngiye uyu munsi ariko icyo ngiye kukwerekaho ni ifoto gusangira. Ikintu cyambere uri buze ni ushaka editing ifoto yawe, uraza utambike gutya hano hirya, utambike ugera ahantu handitse cut out. Andimo nkoza cursor. Then nuza kwakirika urahakirika imere gutya. Tegerezeho gato. Urabona ko tumaze kwakika harimo akaboro karimo kwizunguza. Urabona ko ifoto yacu ihisiba kuri ya background twari dufite mbere ihisijya handi hantu. So iyo urangije rero kuyeditinga nka gutya uhita ukanda kuri aka kavi nyine. Urayivivura ko ubu ngubu yamaze kuva kuri background ya indi twayifotoreyeho. Uraza uyemeze. Then numara kuza umaze kubyemeza yamaze kugera ku yindi ahantu urabare kugupropoza ko washira yindi background ushaka. Uraza ugaruka hano hasi uze ureba ahantu handitse ngo background. Dore ngaha niho uri buze ukirike kugira ngo tube twahindurira background yayo. Dore na so haba harimo option nyinshi ahangaha kuri uyu murongo wa mbere mubona gutya. Urabona ni kwa kundi ifoto wenda tuvuge n'urugero dushaka ko inyuma hatagaragara ariko twayigumishije kuri ya background isanzwe yacu. Wafoto ifoto ntushaka kuyiterura hiri ariko byibura urabona hari ukuntu ifoto ugasanga ifoto uburyo wayifotoyemo ni ifoto
isa neza tu, ariko inyuma hari ukuntu basa bahahayidinga cyangwa se babahisha. Uraza ukirike kuri aka kantu ka kabiri k'ifoto aka ngaka. Niba ushaka guhisha inyuma hawe yaho wafotoreye ifoto, ushobora no kuza aha gatatu bitewe n'uko ubishaka kuhahisha, ariko njye ndakoresha ahangaha. Wenda ahangaha ubikoresha ni igihe ushaka ifoto iguma hahandi yariri, ushaka kuyitinga gusa bisanzwe. Okay, urabona imaze kuba gutya. Usa n'ukora zoom gatoya kuko urabona ura muntu w'inyuma na tumaze kuba babiri kugira ngo base naho bihwanira, murakoramo zoom gatoya. Okay, urabona ko background y'inyuma isa naho yihisheho. None ushobora kubona utanyuzwe ni background, ushobora gukoresha ahangaha ikahahisha byanyabyo. Urabona gutya ko ari sawa. Ushobora no kuba wayikorera zoom ukaza gusigaza igice wenda udashaka kugaragaza amaguru, ugasigara ifoto yawe. Urabona ko iyi foto man, iyi foto nziza. So iki ni icya mbere mbashije kuba nakwereka. Ikindi rero nshobora kuba nakwerekaho, urabona hari ukuntu nanone wenda reka twongere tuyisubize uko yari imeze. Iyo umaze kwanga ibintu usahanga, ushobora kuba ushaka kuyihindura akara inyuma, ushaka kwahindura umutuku se, ubururu, icyatsi. Uza muri aya mabara hano hasi, bigaterwa niba rushaka. Ushobora guhitamo umutuku, then wahitamo umutuku se, cyangwa se ugahitamo umuhondo, cyangwa se ukaba wahitamo indi kara iyo ariyo yose wifuza ushaka. Ushobora kuba wahitamo ubururu, ushobora kuba wahitamo icyatsi, ushobora kuba wahitamo iroza, ushobora guhitamo bitewe niba rushaka kuyihindurira. So rero nyine ahangaha naho nakandi ga option ushobora kuba wahitamo. Then ushobora nanone hari akandi ga option kari mo hano hasi, mbese biterwa n'utuntu ushobora kuba wahindura ku ifoto yawe. So ikindi rero numara kugera ahangaha ameze gutya, wenda tuvuge ko ushaka kuyimurira handi hantu ku yindi foto, ushobora kuba downloadinze muri Google. Ushobora kugenda ukaba downloadinga amafoto meza y'ahantu nk'ubusitani. Uraza ahangaha gutya, nimwe uri buze ukirike. Uraza uhakirike, noneho ujye kuri ya foto yawe wa downloadinze ahantu runaka. Y'ahantu wa downloadinze, wenda ngiye kambahe nk'urugero. Wenda tuvuge ko na download kanze mbereka ifoto na downloadinze ahantu nshaka kuba nakimurira ifoto yanjye. Katuvuge ko na downloadinze iyi foto, wenda kugira ngo mubibone neza. Urabona ngiyi foto, iyi foto uraza nyine umaze kuyikikamo birahita bigenda gutya. Noneho wenda urabona ko nambaye inkweto, urabona hano ko ishuti yahita igaragara ko bikoze nabi. Ngenda ikorera zoom kugira ngo wese inkweto ziveho, gasigara agafoto keza nyine tu zoom. Okay, hagasigara hameze gutyo. Urabona iyi foto man, noneho ni hahandi uhita uzana no muri aka kaboro ahangaha usa naho uhayidinga. Utuntu ubundi tugiye dutandukana mu guhayidinga ku buryo ufotora ifoto ukayigira. Hano ushobora kuba wayihayidinga iwantu. Urabona ko umuntu utabizi, urabona ko wajya abona ifoto wafotora ahantu runaka. Umaze gukora rero ibyo ushaka byose, ukanda kuri aka kavi ukavivura nuza wakoze. Urabona ushobora noneho ukaza ukabyemeza. Wamara kubyemeza uhita uza ahangaha muri filter n'ahandi balancing amakara bitewe n'uko ifoto yawe ushaka kuyikora. Ushaka kugenda uyigira, ushaka kugenda ushakamo kongeramo urumuri. Wenda urumuri ushobora kuba ari ruke, ushobora kuza urabona imeze gutya. Ushobora kuza ukakirika ngaha handitse adjacency, ukaba wakongeramo kara. Urumuri ruramutse ari ruke cyangwa se rwaba ari na rwinshi ukarugabanya bitewe n'uko ushaka gukora ifoto yawe. Nyine haba harimo nyine option nyinshi wogenda balancing amakara bitewe n'uko ushaka kuyikoresha. Reka rero mwibutse niba utarakanda subscribe cyangwa se wifuza ko twagukorera n'uburyo ushobora gukora video yawe ukoresheje iyi application. Iyi application ni application nziza cyane kuko ikora ibintu by'ubwenge. Hano agafoto kanjye gatandukanye na foto nakoze. Rero iyo urangije urayisavinga hariya hejuru bisanzwe, si ugakora save wabazamo keshi. Yes, ariko si ngombwa ko ufite megabytes